ariko mukobwa ubona ubyuba muzima ubyuba muzima ibyo uvuga gutekereza neza cyangwa ubwo se ni wowe muzima cyangwa niwe gitabwenge ni wowe gicucu cyangwa niwe kigo gicicanga make akuswe umujye utanera umujinya nkahita nkwese njye nahita nkurandura n'inzu yanyu umva nkubwire njye mbanze nkubwire nimba uzi umuntu hurwa umuntu witwa Diane wumvise neza uzajya gushakira hirya abagore ntiwabuze n'abakobwa bariho ndavuze ngo nkurwe nkuko yibagiwe iki ufite icyo kibazo nabwiye ngo singukunda sinzigera nagukunda niyo wabintera mu rushinge niyo nanabirota njyewe nabyuka nkicara nkatokesha abadayimoni banteye wumvise neza uyajyana se umva uzayajyana kandi uyakoresha icyo ushaka ntugire ikibazo wowe ibindi byose uzabindekera iby'amafaranga rwose ntibikureba kwitwa ko uzayabona impungenge rero warambwiye ngo ahantu tuzakura amafaranga mpita numva ngo ni muri za banke bari kwakuguza mpita mvuga nti buriya rero hari abantu benshi b'abaterankunga babaho mubizi ko bajya babaho bakishingira umuntu bitewe n'uko bamubona hanyuma unumara kubibona nzumva umbwiye cyangwa kuri telefone cyangwa uruti ndaje hanyuma tugende nanjye nditeguye urumva ayo mafaranga nayitesha kasi ntago nayitesha yahumbura urabizi uzayabona nta kibazo nanjye niteguye kuba nakora rwose noneho rero ubwo duhanye gahunda reka ngende sibyo nicyo cyari cyo kuzana nicyo cyari kizanye bihutirwa yego urakoze no kuba umpaye amakuru ngenda ushaka ibyo byangombwa hanyuma turagira reka kugeza aho ngaho hanze kugeza hanze umeze neza nanjye ndaho none se Diya papa waherutse kumpamagara ambwira inkuru nziza kandi nawe yarayikubwiye cyane byiza niba yarayikubwiye none se witeguye gute kuba wabona uwo murumuna wawe bimeze gute wenda byumva ntabwo wabura kutabyishimira bino ngiye kubera ko ubonye umuvandimwe mu Rwanda yego Diya nanjye nabyakiriye neza pe kuko buriya ni ukuvuga ngo nta mpamvu yo kumva ikintu nk'icyo ngo ube wakiherana cyangwa ugiceceke njyewe niteguye ko uwo mwana rwose nta kibazo agomba kuza tukaba tunari kumwe impamvu nje guhura nawe ngira ngo gahunda twari dufitanye urayizi sibyo dore yazanye n'umudamu yazanye ya gahunda kugira ngo dusoze umuti kugira ngo gahunda ni ntugasaze kanseri bita amakuru rero cyane by'amakuru nawe iki suzanye kandi none umwuka byanze SNIWE11 bisa n'ibiki yewe nje kukwereka uko uzabigenza sibyo kuri Diane bamunzanira yego nta kibazo ni ukuri nta kibazo yenda azajya afasha turimo two mu rugo abashe no kuba yanzanira amazi erega niba nawe afite umuhate wo kutubona nta n'impamvu yo kutamwiyegereza ngo tumuhunge ariko sha Diane nishimye reka nkubwire jewe kuba ufite undi murumuna wawe nabyishimiye nanabikunze mu buryo bushoboka bwose wowe ntiwabura kutishima kubera ko ari umuvandimwe wawe birumvikana oya ni byiza ni ukuri pe ni byiza kandi ndabategereje
oya nta kibazo pe nta kibazo nanjye nishimye ni nayo mpamvu nari nguhamagaye nari nzi ko papa wawe wenda atarabikubwira yego Diya ndabategereje nta kibazo yego zamuka hano kuri kano kadundi si wageze aho hirya ku migano se zamuka urahita umbona imbere yawe ntugire ahandi ukatukate muri ako kayira nyine uri mu bari kukomeza sabangura use wari wahayoye urabona harimo amayobera se oya nta mayobera ahari yego ko mana yawe we mana yawe umunsi myinshi we ubuse koko nibyo Yesu we Imana ishimwe ndishimye kukubona no kuri kw'Imana amakuru se Yesu we biranejeje ko wambonye muri umuna wanyu ngana gutya n'ukuri iri ni baba ryigishwe baba ryigishwe Kumana harimo dusimba tugendamo tuzagenda tukajya mu bwonko bwa Diane ahwi bazajya mu bwanjye ntihazigire na kamwe kagucika uri kutureba ndatubona ntazajya na kamwe kancika funga ronda abana dutangiye cyangwa bibe byanyagirwa wewe nakunyagirwa cyangwa kamwe byura kabi kabo ni inkongoro ni inyama y'inkongoro ukuntu uzabigenza amazi urumva numara kuyafata ibi byose ureba hano havuyemo tuno dusimba ugenda ugifata ukubaho hanyuma ibyo wogeje nyine aya mazi ntuzayamena uzaba ari Diane yanywe Diane nanjye ndishimye nahoraga mfite amatsiko menshi yo kukubona amakuru y'iminsi se yewe mukecuru araho Imana ishimwe umva ndishimye papa wanjye nuko ari ahantu nari kuzamugurira gato ni kuri pe we wawuduje amatsiko yo kubona Diane bahora bambwira tuvuka sha Diane rero muvukana ni njyewe sha ni byiza cyane pe ni byiza cyane nanjye ndishimye gusa ntago wakumva ukuntu binejeje ese ubwo ntazaba yanduye we ntabwo azaba yanduye nawe ufite amagambo menshi ibintu by'imiti nk'ibi rega biragira ubora kungarukira ari njyewe oya ariko humura none se ubu ngubu aho nabikuye baribeshya ese mwarese tugakoresha ibyuma tukamwica kugira ngo dukoreshe ariko wabonye amaraso nta soni ufite amaraso y'umuntu urayazi wowe ubu wamara kwica umuntu icyo cyuma ukagishyira nese bagasimba kamwe ni kancika bizagenda bitubwo se njye nzapfa nta hantu kazajya Rodrigue nta bushobozi gafite guko kaba kareba ahangaha se ubundi ko ufite ubwoba urabona uyu muntu wowe afite gahunda oya ariko njye mfite gahunda ntabwo turimo urabona wowe uzayishobora umva nabikweretse urumva iyi ni inyama y'impongo wayibonye cya gisimba cy'impongo kigira amahembe ndakubwiye ngo rero ururwara n'inzara wowe umva ibi bintu byose uri kubireba birakora nkuko mbikubwiye none ngo kubibika nuko imvura itagomba no kubinyagira imvura amazi ku gitonga cy'amazi azirana nabyo kuganiraho tuzaganira nta kibazo none se mana yanjye uranashonje mbese urugendo rwabaye rurerure niyo nawe nshonje kuba nakubonye nta kibazo cyane byiza cyane ariko nawe wakoze ikoza ibaze guturuka mu cyaro utambwiye ukampamagara ndi mu muhanda none se ko nari ko papa yabikubwiye papa uzi ko wampamagaye n'ubundi ndi kuvugana na papa njye nari nabimubwiye ngo abiguteguze numvaga bapfuye kumpatike nyine numvaga ndi burayimuba oya n'ubundi papa niwe wabimbwiye kuko namubwiye ati kupa arimo arampamagara turimo tukuvugaho ariko nyine ni byiza gusa ntago nkujyanye ahomba ngiye kukujyana kwa mama niho uburi gusa nzajya nkukurikirana nkurebe ngusure ngendana nagushakira n'akazi ariko nzajya nkwitaho kuko njye aho ndi kubandi gukora urumva ntago nahitamo oya ntago ndi mu rugo ariko ndakujyana ujye ubana na mama kandi mama humura nta kibazo muzagirana ni umubyeyi usenga ukunda Imana ugenda nyine nawe udusenga umufashe gusenga ni byiza sibyo shani Imana we gusa nta kibazo
ubuse papa ariko hako nizere ko papa muzi papa ntabwo muzi mwumva ko mama mumbwiye hambye ko papa yarateye byakundaga ariko bafite amatsiko ariko ubwo duhuye na papa nizeye ko tuzaza uzi papa ni umusaza witonda ariko shawahuye n'ibibazo nge papa naramusuye mu gihe cyashize ariko papa uzi barumuna bacu tuvukana kwa papa shawuri ntuzifuze kujya ngo ubane nawe na amadayimoni cyakora umwe niwe rwose mubi ariko akandi gato yakitwa Zakiya ni akana keza ariko Jazira shana umwana mubi abikura kuri papa se abikura kuri mama we uzi mama we Yesu umwana w'Imana mama we ni umugome mu rwego rwo hejuru utambona gutya nahuye n'ibibazo uzi ko nagiye kwa papa mama wa Jazira akangambanira ngo Jazira ndoge mani yarangiza kundoga Jazira akaba ari bube nese wenda ingize nk'umwaku bigapfa iyi myaku noneho ibi ni ibiki iyo myaku uri muzana n'imyaku utabishoboye mbwira tubyihorere sibyo ukari umuntu tubana ibi ntabwo byananira nese inyungu ufitemo n'uyizi ndayizi byawe kandi buno busimbi ubucungira hafi ntagire na kamwe gapfamo bigere ikibazo kuhambira cyane mbwira ikindi kintu funga umunwa wawe ndagusabye nese ubu najya kubwira umuntu ugiye gukora igikorwa nk'iki sinjye byagarukira se ndabona ufite umwana nyigarekereka akira kora ahangaha ubwisezerano n'isezerano ndakubwira zana nkwereka nuko ubivuze ngo ngereka ngo nzagenda sibyo udusimba nkuye kuri ruraro rw'impongo no kurwara rw'akanyamasyo urumva ngende hose ubira mpaye byose nkube amazi nzogesha niyo Diana za uzayamuha nushaka uzashyiremo menshi ako kanya zahita apfa wowe gusa nahuye n'ibibazo tfuye wapi ntago yapfuye nyine twaragerageje tumuha imiti kubera ko ntago nari kubona nje nkunda abana tuvukana ntago nari kubona nubwo we yanyangaga ariko ntago nari kugerageza ngo mwereke urwango kandi ni namukuru none se wazasabye papa uburenganzira nabo bakaza tukabana hehe se Jazira yajya hariya mu cyari wanyu uranambabaje uzi ukuntu ameze ni umukobwa w'urwego uri kubona ukuntu umeze jewe Diane cyangwa wowe cyakora papa wacu ni muremure ngenda muzi umusaza witonda w'umusilamu turanasa yarambwiraga ngo murasa ngo ni mbona Diane ngo nzayitemya ko na papa yego ko mana turanasa hasi mama waranze mama arakuzi ngo yakubonye ngo ku gafoto ubwo papa wenda yarakamweretse nta wamenya buriya nta wamenya ariko ndishimye hako nawe afite n'ibirenge nk'ibya papa n'amaso nk'aya papa sinye ko nta muzi ntago umuzi ariko murasa kubera musa nawe turasiye nawe ariko cyabiranejeje ariko papa yakose nikosa nawe Imana kuzikosa nuko ibaze kuba tumenyanye tungana ariko sinanamurengana ibaze na Jazira nabo tumenyanye nabo ni bakuru turimo turagenda gutya duhura turi umuryango turi inkumi ngiye mfite n'umwana narabyaye ndi umumama umwana wanyitanye nyina wabo yego komanda ngiye mama yari yarambishe ko mfite papa birumvikana ariko nta nubwo ari kugomeza kubiguhisha paka yari kugomba kwikubwira tukamenyana turi abavandimwe nk'ubuse tutaziranye tugahurira hano hepfo nkaba nko kubisibuye cyangwa ko ari inkubita kurumva atari ibibazo shana kuri ababyeyi bacu bafite amakosa tugende nkujyane kwa mama rero unaruhuke gusa ndishimye cyane ni nko kuzimya buji kubita imfubyi y'ibwiriza kurira ngira ngo uko abikubwiye kuba amazi yajyaho nta kibazo ariko akajyaho bitagucitse apara kugenda ngo ubyandarike hariya ujya mu gihe uzaba kuvanga nta kibazo byanane ndetse Diane ni umuntu n'ubundi suwa twavuga kari erega ngenda ndamuyoboye mama ndamuyoboye nijeje ibitangaza ko mufite Diane ndamuyoboye ko mureba kuri yawe wigira ikibazo bigeze reka tureka amagambo abishire mu bikorwa sibyo ubwo nanjye icyo twasezeranye ahubwo mwe mu cyako so muzakende cyo muzabona ibyo mu wowe bikore bicemo gusa ibindi ubundi cyo korekanwa n'imitungo ya grafrere mukorere wowe ni diro mubwiye ariko ibyo mwagakwiye ko memba ntabyo mwabana buse mwabibona ngo ubuse dufite bikeya nibigaruka urabona bizaba ari bikeya cyo korabyo nibigaruka muzamusubiye mu buzima bwiza ariko nanone ariko nawe nubwo wizereye umugore wanjye ntabwo mwize 100%. Urizeranye umva se ibyo reka tubijyemo inyuma Jig tubijyemo nyuma ikintu ndi kwirukanira muri iburakizi sibyo ibyo ngibyo amadana agaruka kuvuga nabi sibyo nuko uba warashingusha umutima we kuva kera hose
sibyo ariko nyine Sinamuvugira. wigira ikibazo tuza nanjye muri umunange kubakorera umuti wose mucanga tuza Rodrigue reka kubigarura byihorere ahubwo reka nyine mbona ukuntu nza gufatira na Diane hakiri kare ngiye mitena nabikora iyo gahunda nzongera kugaruka nkambabwira ati ibintu bimeze fresh sibyo Rodrigue jewe nizere kuri serious ngende serious ariko ubona ibi nabijemo ntabishaka sawa reka turase ku ntego sasa sibyo ubwo ngubwo nyine nkuko twabivuganye wabyumvise yarabifashe mu mutwe ibintu mu bikorwa nta kindi bigira ikibazo icyo nakwemereye uzakimbaza si gahunda mbaye ngiye sawa akiye sawa gira ikibazo ni gahunda nani sawa